Ese koko byari bikwiriye yuko abantu bakwiriye kuba barwana bapfa umukiriya kugeza ubwo bicana umwe akica mugenzi we? Ese aba bantu, aba bita abataka, bahabwa amahugurwa y'uburyo bagomba kubana nk'abantu bahanganye ku isoko, nk'abantu bashaka abakiriya? Cyangwa se ni abantu baturuka mu rugo bakajya gushaka akazi nta masezerano bafitanye n'aho bakorera, n'ayo maresitora cyangwa se amahoteli, hanyuma bakishyurwa bitewe n'abakiriya bazanye, kugeza ubwo aba bantu bapfuye umukiriya ku bw'inyungu bafitemo, no kuba ntawe wenda hoteli iba yahamagaye, bikarangira havuyemo ubwicanyi bwa hato na hato? Ese ubundi uruhare rw'abakiriya bisanga mu maso y'aba bataka ni uruhe? Yes, uyu munsi turi tariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka ni w'ibihumbi 2025. Turi kuwa kane, umunsi wa kane, aho rero twaje kumenya inkuru yabaye kuri uyu mugoroba wa gatatu, ni hano mu karere ka Nyarugenge, ni mu mujyi wa Kigali, hano mu mudugudu wa Biryogo ahazwi nko mu Marangi. Birababaje mwa bantu mu kubona abantu bari ku isoko bose bashaka abakiriya, bose bashaka amaramuko, bakarwanira kugeza ubwo bicana. Birababaje cyane kumva ko uwishe mugenzi wawe umuziza ko mwapfuye umukiriya. Birababaje. Reka manze mpereze ikaze mwese abakunzi bacu, abadukurikira hano ku Ntangarugero Empire. Nshimira buri muntu wese wakanze subscribe, ndetse abaduha comment, abakora like. Imana ibahereze umugisha mwinshi. So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ikintu cya mbere wakora, reba aho ngaho wanditse subscribe uhakore, nurangiza ukande kuri like, uduhe na comment y'uburyo wumva ibiganiro byacu. Ni inkuru hashize kugarukaho muri aya masaha hano Nyarugenge mu Biryogo, hazwi nko mu Marangi, aho abahungu babiri bazwi nk'abataka bapfuye umukiriya, barangije bagira gute, bararwana, umwe akubita undi ikofe, undi amukubita umugeri, birangira rwose ku mugeri apfuye, yitaba Imana. Birababaje mwa bantu mwe, birababaje rwose nk'uko birimo kuvuga n'abaturage. Rero ni inkuru yakozwe na BTN TV. Abaturage bagaragaza yuko rero aba bantu bombi bari abataka, bisobanuye yuko ngo ari abantu bakoraga akazi ko gushakira abakiriya aho bakorera mu maresitora. Kwa kundi rero abakiriya baza bahagana bamamaza aho bakorera, twebwe duteka ibintu byiza, dutegura neza, ngwino tugutware, cyangwa se no wenda kuko hari n'ababikora bagatwara umukiriya ku ngufu undi akamumwaka, biza kurangira barwanye kugeza ubwo bicanye. Ikintu cya mbere, ibi ntabwo ari byiza. Hakwiye gusuzumwa niba aba bantu koko bagirana imikorere n'aya mahoteli ihari kandi yizewe, ku buryo uyu muntu wakomerekeye muri iyi mirwano agomba kujya gute guhabwa ubutabera by'umwihariko ku muryango we. Hakwiye no kumenya niba koko aba bantu ari igitutu cyo kuba nta masezerano bafite, bigatuma bakora ibishoboka byose byatuma binjira mu ntambara n'imirwano kugira ngo babone iki, amaramuko. Biba ari ibyo ngibyo nabyo byashakirwa umuti n'inzego zifitiye ububasha. Ibi ntabwo ari byo rero rwose. Turi mu mpera z'umwaka wa 2025, nimureke tugaragaza imico myiza, mbwira abantu batandukanye, abakarasi, n'abangaba bose bita ngo ni abataka, abantu bose bakora akazi ka serivisi, rwose tube intangarugero nk'uko ikiganiro cyacu kibigarukaho umunsi ku munsi. Nimureke tube intangarugero. Iyo ufite disipurine ukaba intangarugero, ugakorera ku gihe, ukirinda amacakubiri, ukirinda kwivanga mu bibazo, ukirinda intambara, urugomo, abakiriya bavugana rwose baza ari benshi, kandi nta muntu n'umwe utari umukiriya, ahubwo umukiriya aza azi aho agiye. So nasoza mbabwira ngo rero tube intangarugero mu byo dukora byose.
Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza mukanda subscribe.